Duhindure ingingo twirikize no mu makuru ajyanye n'ibiza tubabwire ko imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda yasambuye inzu zirindwi mu murenge wa Mbazi. Abangirijwe n'ibibiza bakaba basaba ubufasha bakabasaba ko bahabwa ubufasha bagasana inzu zabo zangiritse. Prince Theogene Nzabihimana arakomeza n'inkuru irambuye. Ni imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu karere ka Huye isambura inzu z'abaturage mu murenge wa Mbazi mu tugari twa Kabuga na Gatobotobo nk'uko abaturage babivuga. Umuyaga waje uterura igisenge kirakijugunye kita hejuru y'iriya yo haruguru birangira rero n'urunkuta nazo ziguye. Hari n'ibiti byagiye bigwira amamodoka hano ku muhanda. Yari imvura iringaniye ariko irimo umuyaga mwinshi. Yaguye arimo umuyaga mwinshi cyane tushiduka tubona amazi aguruka yose. Igisenge cyagurutse cyose kirashwanyagurika kijya hejuru y'izindi nzu zirangirika. Urabona ko ari hose ni igisenge cyaje kiyubika kuri hejuru yazane gisi za ruguru. Ikindi kiraza gikubita hano amabati ahita nayo urabona ko yangiritse yapondekaye. Umuyaga waje mwinshi ku buryo watwara umuntu akagenda rwose ngiye kubona mbona mpita mpunga njya mu nzu njya kwihisha. Noneho ketera bwo n'amatara araguye dore ngo yose imigozi iri hasi n'inzu dore yatwaye yagurutse iyi yaguye hano igisenge nuko hirya byaguye inzu ziragwa no haruguru umuhanda no efa tugiye dusanga hose ngo no muri rwabaye niko byabaye n'ibiti byaguye hano barabitema byaguye bibisi birivunika kwasiteri irameneka ntuza bijya mu muhanda ariko nta muntu wakomeretsemo. Amazu havuyeho amabati yarasakaye andi agenda yomoka impande iruhande rumwe. Ibiti byo ku muhanda biragwa hari n'icyagwiriye imodoka nyine amahirwe yabayemo nuko abantu bari barimo nta numwe wakomeretse ariko ubundi imodoka yashwanyutse cyane ku buryo wayireba gukibaza ati uyu ni umuyaga gusa n'igiti bibiteye. Abasenyewe n'ibibiza basaba gufashwa bakabasha gusana kuko kuri ubu bacumbitse mu baturanyi babo. Nk'abantu tw'inzu zacu zagurutse twifuzaga ubuvugizi kugira ngo abadafite ubushobozi babashe kudufasha tubashe kubona ko twabasha gusana abona ko habaye itongo. Urabibona umuntu abatewe atiteguye ubu umuntu abagiye mu by'ibintu byo kubaka yenda rimwe na rimwe nta n'amafaranga ufite nta dije wakoze yo kubaka abati yavuyeho yashize urabona kureba nawe ko yabaye. Umva rero bibaye byiza nyine nk'umuntu akabona nk'inkunga wenda bakamuha nk'utubati yakongera agasubiza akagira kareba ukuntu yabigenza. Uwimabera Clemence uyobora umurenge wa Mbazi avuga ko abangirijwe babaruwe ikigiye gukurikiraho ngo ni ukureba uko bafashwe. Imvura yaguye ejo nimugoroba irimo umuyaga mwinshi igira amazu n'ubundi aguruka haragiye aguruka ibice haragurutse yose n'arindwi n'ibisenge byagurukaga. Amabati ubwayo arahenda twabitangira koro kuri ubuyobozi budukuriye hanyuma ubwo ubufasha bwo cyane isakaro nk'ayangiritse tuzashakisha turebe ko twabafasha byihuse kugira ngo basubire mu rugo. Uretse aya mazu yasambutse hari n'ibiti byagiye bigwa byangiza insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Ikindi kigwira imodoka yari itwaye abagenzi ivuye muri gare ya Huye yerekeza mu muhanda wa Kigali cyakora ngo ntawakomeretse. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Huye mu ntara y'Amajyepfo.